Yo, musaza Joshua, bimeze bite se man? Ni fresh man. Makuru yawe se umusaza? Cyane neza. Ndabona wambaye neza umusaza. Merci beaucoup. Joshua, muri iyi minsi ariko mfite amakuru ngo urimo urafata ku ifaranga. Muri iyi minsi urimo urakorera he sasa comedy? Abone kesto. Umusaza Joshua, hari ikibazo nyine nari mfite amatsiko cyo kukubaza. Ufite umukunzi? Umukunzi? Ntabwo yari yaza kubera ikibazo nyine ntabwo yari yaza. None se Joshua, mu gihe utari gukora comedy uhugiye mu doki, abandi batari mu kazi usanga bagiye ku mazi ahantu hagiye hatandukanye, wowe uri mu doki Kwikinisha. So Joshua, hari itsinda rya Zubi Comedy, abenshi bazimo Samu, Seti, ase ubundi banza utubwire itsinda Zubi yaje ryari? Zubi yaje mu bice bitandukanye. None se nta bamemba bari bafite? Tubwira abamemba bayo, aba bari barimo. Hari Kefa, Fred, na Nuza na Tusi. Then Samu na Seti. None se muri abo ngabo ni bande wazamuyemo? Harimo Seti. Samu nawe nuko. None se kuki utakoranye na Fred cyangwa Kefa cyangwa Tusi ukajya gukorana na Seti? Ubundi nagomba gukorana na Fred, ariko Fred nkabona adafite umunwa cyane kurusha nde Sam. So none se Joshua, ujya guhura na Seti wundi mwahuriye he? Twahuriye ku muhanda agiye kugura amata. Ntago mwahuye basi ngo mukine amabuye ku muhanda cyangwa mukine karere? Hari ibyo yakubwiye? Ni biki yakubwiye? Arambwira Joshua ndi umufana wawe bana ndakwemera bya fresh. So ariko nubwo ari wowe bazamuye biravugwa ko bafite ifaranga kurusha kandi yewe none se ushingira ko cyuvuga ko bari guhitinga kundusha. None se kuki ari wowe bafashe kuri kesi tu ntibaza bafate wenda ba Kibonke Clapton ngo bafate wenda ba Seburi koko akaba ari wowe baza gufata? Joshua ni content iri unique. Oya na Joshua ngaho waborengere. Nese basi kuki batabatwaye basi nko kuri RTV cyangwa babone wenda n'indi TV ibafata mu gihe wenda uwo wagiba gutwaye kuri kesi tu kubera iki? Ziriya content zabo wenda Miss Murenge ntago zatambuka kuko hariyo Miss Rwanda Desire iracayo.